gereye mbahe ikaze kuri Marinette Real Estate, aho duhuza abagura n'abagurisha ibibanza, amazu, amamodoka, ndetse tukabagirira n'ibikoresho bya electronic, aho tuba dufite smartphone zigezweho ndetse na machine z'ubwoko bwose turazibaha. Uyu munsi rero turi mu karere ka Kicukiro, ni mu murenge wa Gahanga, aho turi muri site ya Nunga. Twaje mu by'ubutaka rero, dufite imari ishyushye. Iyo mari ishyushye nta yindi rero ni iki kibanza mubona mpagaze iruhande. Icyo kibanza gihera ahangaha, hano muri kureba ahangaha, ubu ni muri borune y'icyo kibanza. Ni ikibanza kiri mu miturire, kiragenda kikarangira kuri kiriya kibanza muri kureba hariya cyubatsemo iriya nyubako, kikongera nanone kikarangira hariya kiriya gipangu kigarukira naho. Uyu muri kureba hano ni umuhanda, uyu muhanda urazamuka ugahura n'undi muhanda uzamuka ujya i Gahanga muri site. Sasa rero iki kibanza muri kureba hano, reba hano imbere yacu murabona haratuwe, hari kadastere zigezweho, ni muri R1. Hano naho muri kubona haratuwe, ntabwo uzakigura ngo uze witurane. Nagira nkubwire rero ngo iki kibanza gifite ubuso bwa metero kare 367. Urumva ko ni ikibanza kinini gihagije kuba washyiramo inzu y'ubwoko ushaka, cyangwa se ijyanye n'igihe hano muri Gahanga igezweho. Yes, iki kibanza kiri kuri amafaranga make cyane, ni miliyoni 23, ariko ziri negociable. Miliyoni 23, iki kibanza nawe waza ukagitsindira ukacyubakamo inyubako ushaka. Najya nkubwire ngo rero nimba ushaka kuba twavugana kuri kino kibanza, hamagara 078 90 75 895, cyangwa se uhamagare 072 20 072 51 ubundi iki kibanza uze ukigure nawe wituriye muri Gahanga. Cyangwa se niba udashaka no kuba watura muri Gahanga, nyuma y'umwaka cyangwa igihe runaka nawe wakigurisha, bakongera bakaguha amafaranga meza kandi ashyushye. Mbibutse ko iyi ni Marinette Real Estate, tuba turi ahantu hose tubagezaho ibintu bimeze neza cyane. Ni karibu.